bene ishuri nimuze mbabwire ati Robeni ntagapfe ariko abe ntibakagwa umuntu uboshywe na Satani ariko ntabimenye. Ubundi urakoze kukivuga murambonye mwe murashaje murakuze nagabizi cyane ndeka ntibikureba nzi yampamagaye gimenye ibyawe bitakurebereba hirya mbega akiyumvamo kibyiza atari ibye naragerageje nacuruje ibintu byankundiye nta mpamvu ngiye kuberekana iryamire ngo mbona abahungu abahungu bakinoge nta kigenda ngo ndetse ngo ningo zirasenyuka akundi kumbi ntazi kari karande yo kudashaka. Rero nkuko bisanzwe muri iyi minsi y'ibyumweru bibiri twahisemo ngo amavuta kandagira amateka utera umuhati mu rubibi amateka nayagashyiraho imbago ako mwimbere abizi ko harimo ibibembe by'amateka amateka arakanyago urira indege mukurira mufite amateka yo kubumba amategura mbumbira umudugudu tutuye amatekura yazira kandi nta kintu utakoze kugira ngo atakuba itanura baga n'umukire darakubita imitwe ayo mateka asekuraga mwayo mateka amavuta kandagira amateka nshaka kumva amateka n'ibintu umuntu yamenye ndafashijwe we amavuta kandagira amateka afite amavuta bamukoraho bakanyerera ibintu byose biranyerera amavuta kandagira amateka yo kwasonanyo kubera ko amavuta y'Imana kuriho yakandagiye amateka. Yesu baga abantu bafata miliyoni nkumva n'intuza burya niho namenye ko amavuta kandagiraga amateka TUT turabasuje inshuti bakunzi ba TUT tubajyana ubwuzu TV amavuta akandagira amateka. Nkuko mubibona imbere ya screen zanyu twakiriye mushumba turakwakiriye. urakoze cyane kunyakira kandi turagushimiye ko wemeye kutuganiriza. Murakoze. Ku bakunzi ba TUT ngiye nitwa Rodrigue. N'ubwa mbere mvugiye kuri iyi channel n'ubwa mbere numvise ijwi ryanjye ariko nahahoraga. Mushumba ariko uyu munsi ndabona bidasanzwe ndabona wambaye neza pe. Murakoze nyangira umugisha aho kwambikwa n'Imana kandi Imana iginyambika ikangirira neza rimwe na rimwe ikabona ko nkwiye kwambara ndayishimira nihabwa icyubahiro. Kabiri ngashimira umudamu wanjye untegurira neza kugira ngo abantu babone nkeye Imana imuha umugisha. Tuyisenge Jackie mama Shekina yego byajya ku kaboko noneho byo bikaba ibindi Imana ya Abrahamu akaboko ko rwose karemereye cyane nukuri ni impano ikomeye nahawe na Prophete Ernest Nyirindekwe. Ndanamushimiye cyane umukozi w'Imana yanyambitse mu cyumweru cyashize. Anampa n'akandi kantu ko kwambara ku ruhande yavuze ngo n'isaha n'ibyako. Ubwo rero ndamushimira cyane hari mu gihugu ahari i Burayi yagiye muri tuwa yivugabutumwa. Ndamushimira by'umwihariko niwe wayimpaye ampa nk'Imana nampanure ko igihe cyangitangiye. Soro ndamushimira cyane kandi si ibyo gusa yakoze kuko mushumba Ernest Prophete yubaka ubuzima bw'abakristo kandi yubaka bagenzi be kandi agaragaza ikimenyetso cy'uko yabohotse mu buryo buhagije. Rero ni impano nziza yampaye ngira ngo urayireba ko iremereye ari impano ikomeye. Kandi yampaye ho kwambara bijyana na koko ndacyagatekerezaho koko doctrine ndimo hari ibyo bigomba kubisaba kandi style ndacyari mu itorero kandi ngomba kwemera amahame y'itorero rye. Gusa ni keza nako ndagafite nazo ntekereza ntiwakambara asanga bibaye byinshi ku maboko. Yanagira ngo mushimire Imana imuha umugisha ahari i Burayi harimo yigisha mushumba Ernest Imana iguha umugisha kandi si wenyine gusa hari benshi yagiye afasha benshi yagiye akomeza Imana imuha umugisha. Umushumba Ernest aho ngaho uri i Burayi tuti Imana iguha umugisha. Mushumba uyu munsi nari ndimo ndareba kuri channel imwe mbona hariho titre y'ahantu babasanze mu gikorwa cyo kubakira abatishoboye. Ndavuga ni se TUT twebwe ituzana tukabona tukanareba.
umukozi w'Imana umushumba Revera Ernest ntabwo yampaye isaha icyo gihe gusa yampaye n'idolari 100 so ro mu idolari 100 muri tubagiraneho ubwuzu tugira umushinga wo gufasha abantu batishoboye muri rero mbonye yampaye rya dolari 100 numva nkwiye kujya gusubukura inyubako nari ntararangiza noneho rero ko ngomba kuyisubukura kandi ari ngombwa binsaba ko nanjye ngomba gufatanya n'abafundi n'abayede bari bahari kuko iyo ufite ubushobozi buke nawe urakora kuko abanyarwanda baciye umugani ngo ufite umukozi umwe barakorana ubwo ni ikinyarwanda cy'ubupfura ariko mu kinyarwanda kindi kijimije kimbitse abana batamenya uhatse umwe barakorana noneho ubwo rero niho basanze sinzi ukuntu bahageze ubwo mpamvu ntarabwiye TUT kandi ari yanjye mpahora nuko numvaga atari igikorwa gikeneye kumenyekana ariko abanyamakuru ukuntu batara amakuru sinzi ukuntu Amavuta TV yangezeho asanga mfite isima ndimo nubaka nibereye mu mwiko navuga nti noneho reka ijya dolari 100 ry'amapanga ibihumbi ngira ngo 100 n'amafaranga 400 ngura isima ngende nubake ndangiza inzu uko numvaga nifuza ko dukora uwo murimo mbona rero bangezeho birantungura bamvugishije niyo mpamvu ntabwiye TUT numvaga ari ibikorwa agomba gushyira ahagaragara wenda kuba tayibona icyo gikorwa cyaciye ku Mavuta TV turaza no gupininga icyo kiganiro kugira ngo abakunzi ba TUT nabo batashe kugera ku Mavuta TV barebe uko byari byifashe natwe twayibonye gutyo turumirwa ni byiza cyane biri no mu bintu byatumye turushaho kubwiriza abantu benshi kandi tubasanze iwabo kuko ndabyibuka ku itariki 20 z'ukwezi kwa 9 twagaburiye imiryango igera ku 10 yo mu murenge wa Gahanga ndabyibuka abakecuru bakuze barishimye birabayenga baravuga ati Imana yadusuye ndabyibuka ukuntu byari bimeze byari ibintu byiza cyane ariko nkibaza iki gikorwa cyo kugaburira abantu byarangiriye hariya ese bizakomeza ese sasa nk'udusoko hari naho twageraga kuko ngewe twari turi kumwe nari ndimo ndafata amashusho hari aho twajya kuvuga ati se muzagaruka ryari urumva urakoze cyane Rodrigue urakoze kumbaza icyo kibazo mbo kuri TUT n'ubundi turacyafite gahunda yo kongera kubagaburira ariko ntabwo ndabinoza neza kuko sinabishobora jyenyine urabizi abari izindi mbaraga abantu bafatanya ariko ntekereza ko muri iyi minsi ya Noheli TUT igomba kugira ikintu ifasha abatisho iyo ni faze navuga ya kabiri bizakorwa hirya yo kubasha kubakira uwo muntu ko haracyakeneye kugira ngo tumusakarire uko inzira ava ibyo byose rero nkavuga ntereka mbanze niko bishoboka ariko hamwe n'ab'inshuti za TUT abakunzi bose ndibwira ko tuzaba fasha icyo gikorwa ariyo mpamvu navuze ngo hagarara n'ushonje maze tumugaburire aho rero tugomba kubikora ariko nkavuga ko kuri TUT tubagiraneho ubwuzu ntabwo dushinzwe buri gihe kuba twagaburira abantu ahubwo hirya yo kubagaburira tugiye gutangira kwinjira muri procedure iyo kubera ko bakwiye kwigaburira nabo kuko icyo bitaho kugira ngo hore umuntu umugaburira ifi umwigisha uko baroba ifi iyo ni faze izakurikira dushingiye kuri ba bantu imiryango 10 twagaburiye twongereho n'abandi bantu ni gute umuntu yatera imbere iyo rero ni faze ya kabiri nkubwira ko ntabwo guhora umenyereza abantu kubahereza nibyo kubahereza wagombye kujya kuva kuri level yo kubahereza bakajya rwo kwihereza nabo yenda ukabunganira mu mibereho ariko turateganya ko mbere ya Noheli hari imiryango igomba kugaburirwa ikagubwa neza dushingira ko umuntu turi kubakira inzu n'izindi ebyiri turi kuvugurura zisa nabi zigiye kubagwaho ko twumva igikorwa gikwiriye niryo vuga butumwa dufite murakoze cyane mushumba cyane ko nubwo ari imiryango 10 twagaburiye ariko hari n'abandi twahuraga mu nzira avuga ati se ko nanjye ndi umukene mwazansuye
ntabwo ndaza kuvugisha umusumba mubahereze abavugishe hari abantu benshi cyane ndibaza rero ni igikorwa cyiza cyane twavuga tuti Imana ibaha umugisha pe Imana ibaha umugisha murakoze cyane nagira ngo tukiri aho ngaho ndashimira umuntu nimvuga Kankindi ntibaza hatuye ndavuga Kankindi gusa ariko igihugu arimo arizi mushimira ko yavuje abantu 33. wow no kuvuga ngo hasaba amafaranga 1,100 yatanze hano n'undi mukozi Imana atanze izo mitiweli buryo ni ibikorwa by'urukundo ahara byumve ko byageze ko bikwiriye twe TUT ntago dutenguha twajya no guzu ntago dutenguha utumye turamutumikira kandi tukamugeza utwo kabishaka kandi nibyo nibwira ko no minsi iri imbere dushaka no kujya no mu ntara kujya gufasha abandi bantu ahubwo ngira ngo ni inkuru idasanzwe ku wa 4 ushobora kwakira umuntu uzava iburera Imana yakora ibitangaza ngarashaka kuza gushima urumva ko hari umurimo w'Imana ni kwagufasha ubwo by'ukuri iyo utegereje ukareba usanga tugira tufatanye ibikorwa benshi ndabashuje bose navuga amazina harabambwira ngo ntumvuge ariko ni byiza ko umutima ukunda ukurikirana TUT n'uwarebye amavuta TV bose uwumva bikeneye nahagararane natwe duhagararane n'umukene n'abasoza umwaka neza hanyuma ubutaha tunjije muri programme phase ya 2 kumwigisha kwibesha niryo zina rero TUT tubajyana ho ubwuzu TV tubajyana ho ubwuzu nyine amavuta kandagira amateka ubundi ugomba kujya byongeraho ngo TUT amavuta akandagira amateka aho rero ni mu kubimenya niyo slogan yacu tugomba kubaho hari amateka agomba gukandagirwa n'imbaraga z'Imana umuntu ati nanjye naruye ari ku munsi nduyu nari meze gutya nanjye umunsi Imana yahinduye ibi niyo temo wanyaje dushaka zuko abantu bagiye babohoka bakira indwara abandi bajya mu buzima busanzwe abandi Imana batabara abasabaga uyu munsi nabo bagatanga abari abantu bahora babiga ariko buryo ugira ngo umukozi w'Imana ko mushuti yanjye umunyamakuru uzira ngo hora bashira kuri liste y'abakene toujours ukisanga ku rupapuro rwa mbere ngo akwiye gufashwa n'ibande ni X mwaka utahakaza ni X mwaka utahakaza ni wa wundi ayo ni amateka mabi ni byiza bwa rutoya ni mu nkure mu ciciro cya mbere ni mushyire mu kindi ciciro zoro turashaka gufasha abantu ngira ngo nabo tugaburira nabo duha tibishimire guhora bahabwa ahubwo bishimire ciciro abantu bashobora gutanga kandi birashoboka from zero to hero from victim champion for sure it's possible and I'm telling you kuva mu mabaro sivyo from victim to champion from zero to hero kuva kubusa ubintwari kuva ku muntu wahabaye kandi ukaba umuntu ushobora kugira intsinzi muri wowe ibyose birashoboka ni yamanama uko TUT iriho no kwigisha no gufasha abantu kuzamuka niyo ntego ndi kumva umuntu yikwishimira guhora ahabwa yikwishimira guhora yakira nanagere kuri no gutanga kuburya mu gutanga nabyo ni ikimenyetso cyerekana kubohoka murakoze mushumba tukiri aho ngaho tumaze iminsi myinshi turimo turavuga aho twabanje kuvuga ku ntambwe za guhindurira ubuzima tukavuga ibindi bintu byinshi byagufasha mu buzima bwa buri munsi tugera aho ngaho noneho dutumira abakozi b'Imana batandukanye turi kuvuga ku mavuta akandagira amateka nk'uko wabivugaga aho twagiye tubona ko ibintu byose biba bikeneye amavuta biba bikeneye amavuta uba ukeneye kwihuza n'abanyamavuta kugira ngo amateka yawe akandagirwe iteme nziza cyane njye personally narayikunze njye personally narayikunze pe nanjye hari byinshi yagiye ihindura cyane bituma I'm seeking amavuta amen twagiye duhariho n'abakozi b'Imana batandukanye harimo Aniseti harimo ba Pastor Munezero harimo ba Pastor Eric n'abandi benshi cyane ba Pastor Mutesi benshi cyane ba Sekazuba bose bavuga amavuta
akandagira amateka. Mbere y'uko iki kiganiro gitangira hari n'akavido kaciyemo kagaragaza ibyo biganiro byose. Tunashishikariza abantu umuntu utarabashije kuba yabikurikirana ko yagenda kuri channel yacu akareba ibyo bigisho byose byagiye bivuga kuri iyo teme n'abakozi b'Imana batandukanye bose bagiye bariho. Rero twagiye tubona comment nyinshi, hari n'abantu batubaza ibibazo bifuza ko mwazavugaho, ariyo mpamvu nafashe uyu mwanya ndavuga ni reka abo bantu bagiye boheza ibibazo tugende dufata umwanya ugende ubasobanurira ubasubiza nyine bitewe n'ikibazo babajije. Ariko ntabwo twafata ibibazo uko bingana kose ngo ubisubize, ntabwo sinyeka ko byakoroha, ahubwo byaba byiza, natekereza ko byaba byiza dufata ikibazo kimwe tukagisubiza, twarangiza tugafata n'ikindi tukagisubiza, gutyo. Ikibazo rero nahereyeho ubu ngubu ni umuntu watwandikiye adusaba ko mwazasobanura cyangwa se mwazamusubiza, agira ati mwigeze kuvuga kuri karande, muvuga ku mivumo, sinzi nimba navuga imivumo cyangwa nimba ari kasi, sinzi ukuntu abivuga. Wasemuragwa yavuze ko ari generation curses, ariko wasobanuye ibindi bitandukanye n'iryo jambo, njye sinabashije kumenya neza. Ariko icyo kibazo yarakibajije agira ati ni iki kiranga umuntu ufite karande ku buzima bwe, cyangwa se umuntu yamenya gute kaboshywe na karande. Mushumba, hari igihe umuntu aba afite ibyo byose akibata se ndayifite cyangwa ntayo mfite. Ni iki rero ni ze symptoms zagaragaza ko umuntu afite umuvumo wa karande cyangwa kiboshye, mu yandi magambo aboshywe n'imbaraga mbi kandi atazizi. Ku imbaraga z'umwijima zambara ikoti n'umusaraba na karuvati. Imbaraga z'umwijima ujya muri resitora zikaguherekeza, ntabwo wapfa kumenya ntabwo wamenya ngo nizigukurikiye. Urakoze cyane rero Rodrigue, wabaye umunyamakuru ukaba umukameramani mwiza, kandi anagushimira imbere y'abantu bose kuri screen, kuko uri mu bantu bahinduye channel yacu ya TUT, uri mu bantu bayizamuye amadesign n'ibiki byose. Antuka reka ngushimira imbere ya bose, nawe uri umuntu w'umugabo ukomerezaho. Kandi nkunda how you behave. I like your behavior so much. Nkunda ukuryo utwara ibintu. Mane guhumugisha mu izina rya Yesu. Thank you so much. So nukuvuga rero ngo urakoze ku kibazo. Hari n'ikindi wongeraho cy'umuntu uri i Burundi abajije ngo mbese amateka ni iki. Uwo Murundi namusuza ko ubundi amateka ni akahise, icyo bita kahise k'umuntu. Ariko akahise k'umuntu niko kagena uko abarimo abaho, niko kagena n'akazoza k'umuntu. Hari wabusobanuye neza, sinzi mba ari neza, ariko yaravuze numva nyine binkozeho, n'abati ni ibintu wamenyereye, ni ibintu abantu bamenyereye ko ariko bigenda. Navuga ngo nibyo, ariko iyo ugeze kumenyera, ubwo no kumenyera umupira se babyita karande, ahubwo ni imico n'imigenzo, ariko bidakomoka mu kuri kw'ijambo ry'Imana, akenshi bigira ingaruka ku mwana utarabigizemo uruhare. Sinzi niba uko nyumva buriya. Ndi kukumva. N'urugero iyo dusobanura imivumo nk'iyo yose na za karande, ubundi karande ni ahahiseho umuntu, kandi buriya hahise hawe haba hagengwa na mama wakubyaye na so wakubyaye, nawe afite ahahise, nawe afite ahahise. Mbaho igiye mu mateka, background, the history background y'ubuzima bw'umuntu niyo ibibitse icyo kintu, kikafekta your present, kikanafekta your future. Kikavuga ngo cyataka mu gihe urimo no mu gihe kizaza, kandi fitire yawe cyangwa se ahazaza hawe niho handi abantu uzagenda usiga. So ni ibintu rero bikurikirana, abantu babimenye bakabyadobuta mu muco, bakumva bamenyereye gusenya ingo, bakumva bamenyereye ko babyara b'imyendaro, bakumva ko babo nta muntu ucuruza, bakumva ko babo nta muntu wiga, bakumva ko ari abanyamahane, ibandi rikabyara irindi bandi uruhererekane. So bigasa nkaho ni handi umuntu avuga ngo
ngo generagije byarananiye ngo nisanga natukanye nisanga nibye hari umuntu ukomeye ntabwo ari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mu bihugu by'i Burayi yari umugore ukomeye w'umutegetsi yari afite ingeso yo kwiba babyita ngo n'uburwayi bwo kwiba afite amafaranga ni umugore w'umuntu ukomeye ariko ngo akumva yanezwa nuko nishaka yibe na shokora akora ko ari umugore w'umutegetsi bakamusanyisha fagitire mu rugo urumva nako kantu munakumva rakamwe bakabatwa no gusambana abandi inzoga abandi byaha runaka ariko wareba ugasanga bango naragerageje byarananze ibyo rero nicyo bita akahise ni nacyo bita amateka ni nayo bita karandi kakwataka mu buryo butatu icyambere mu buryo bwa morale icyakabiri mu buryo buri physique gatatu mu buryo buri economique cyangwa mu buryo bw'ubuzima ugasanga ntutera imbere nk'abandi ugakorera amafaranga menshi wagira ngo ugiye kuyabyaza umusaruro bakaba bararwaye rimwe n'imwe ugasanga ntibikure ngo mu muryango wawe ikindi hakaba n'isi ngo ni modern cases cyangwa uri modern kuko umuntu amaze gutera imbere mu buzima aragasanga yazamutse wenyine usanga narebera igiti cyose cyeze mbere yaba imineke nako yaba amacunga cyangwa icyo giti gihura n'ibibazo ko cyeze mbere nk'amapera inyoni hose zirahabona n'abantu barwaniramo bara ngo wa muntu arazamutse wa muntu atuye se muri Amerika wa muntu atuye muri Canada wa muntu abaye umucuruzi mu Rwanda wa muntu abaye umuntu ukomeye ariko uzasanga amafaranga akorera kubera umutima kudasiga bagenzi be noneho bose agomba kubafasha kandi kugira ngo abazamure kandi ko kubafasha ni ngombwa ariko wumva nawe ubwo zateye imbere nawe ntateye imbere ahubwo aramanutse agiye kuzamura abandi arizo ntibakunde rero ibyo nibyo bita karande kandi bikaba n'impamvu z'amateka ibyo rero si abarokore benshi babimenya si n'abapasiteri benshi babimenya usibye ko umuntu yarahishuriwe agasobanukirwa icyo kintu icyo gihe imaze gusobanura sinzi n'ibyo musobanuro byumvise noneho kurutaho ndimo ndabyumva kuko iyo tugiye kurora impamvu bihangane tubigarukemo wenda ntabwo uracyari muto wemera ko icyaha kigira ingaruka mu buzima nk'uko tubivuga Imana yabwiye Aburahamu ngo siga so na nyoko ujye mu gihugu nzakwereka Aburahamu yizanira Loti amubera amenyo ya ruguru ntiyigeze abona igihugu imujyana mu Egiputa ajya guhamufatira umugore imutwara arazerera kuko ntiyasize hari abo tugendana bakatubera umuvumo mu buzima bwacu arangije uze gukurikirana wumve kandi ubisobanukirwe arangije umugabo wibuke neza inzara yateye mu gihe cye yongeye gutera no ku muhungu we Isaka twihuse cyane umusaza Yakobo ariganya umugisha wa Esawu nawe ageze kwa Labani naye yamuriganya inshuro 10 sinzi ko byumva ariko noneho uzamutse ukabikurikiza kugera ubwo noneho biza kuba ngombwa ko noneho nawe hari ibindi byabaye umuhungu we w'imfura Robin asanga umugore we babyaranye w'ishoreke ararana n'umugore wa se ise arabimenya yavuga ngariko bigere gutanga umugisha 19 by'itangiriro ararako 19 agira ngo aravuga ati Robin igira hafi turi imfura n'uw'imbaraga zanjye ukubasha kubyara kwanjye kwabayeho ukabugira n'intwari ariko nta mugisha uzabona uzahora uzerera nk'amazi ko buri buriri bwanjye urabyo ni mu mwaka hafi uroye utari mwinshi cyane bataramarege Imana yabwiye Aburahamu ngo abana bazamara imyaka 400 ubuvivuga bagiye nibo bazagaruka mu gihugu cy'isezerano urumva arabikoze ariko nazo mbisobanurira abantu bigere ngo umuntu wavutse muri iyo myaka hafi 330 kuko basohotse mu Egiputa ku mwaka wa 430 bagomba kumara 400 ariko nyine inyongezo z'isi nyine nuko zimera hari ntatinda mu kibazo ubundi burya 30 n'inyongezo abantu bigiriye hari igihe ntagira inyongezo mu kigeragezo yamuje gusohokamo noneho ngo basohoke nagira amateka yumve yasobanukirwe n'abakurikiranye TUT ibyo bintu babyumve neza kandi babisobanukirwe urumva Mose ikinza kiganiraho nitonze impamvu yakuye mu mazi nicyo bisobanura
Mose wavutse icyo gihe afite imyaka 80, fata 430 ongeraho imyaka 40 y'ubutayu, ibaye imyaka 470. Agiye kubasezera aravuga ngo nimuze mbaheshe umugisha, abahereye kuri Robeni ati bene Yeshuri nimuze mbabwire ati Robeni ntagapfe ariko abe ntibakagwire. Nzuri kubyo umwana w'ubuvivi mu gisekuru cya 4 wongeyeho imyaka yo mu butayu, uwavumwe yarapfuye, n'ibyo yakoze byararangiye. Robeni arabyara, yongera arabyara, arahanagurika mu myaka 470. Mose nayo kurakara, ise nayo yari yararakaye, ise yigeze kusekuru zabo yararakaye mu myaka 100 mbere ko agera mu Egiputa. Bari bafashe umushiki wabo bamaze kuryamana nawe, barabwira ngo nibisilamu zabona bamushyingira, baragenda barabakata ibyo abagabo bambariyeho, babacunga barimo baragenda barabica bose. Babisha isarabwira ati nuko mukoze ati bwiza bwanjye ntukajyane nabo kuko batemye umujinya wabo. Umujinya usanze Mose akubese igitare, Mose bararakaye, Mose amenya amategeko, Imana iramuhana imwereka igihugu ariko ntiyagikoza nk'ibirenge. N'uruhererekane rero iyo twihuse tuzamutse tukagenda tukagera no kuri Yosuwa agiye kubaho 8 abazana hakuno ya Yorodani. Kubera iki? Nabo bari bake. Urumva ni ibintu biturukiyo, nanjye ufite ibindi ntazi iyo ngiyo, umuntu aba arwana nabyo rimwe na rimwe ukabyadobuta nk'ubuzima bw'iminsi yose. Ari naho abarokore njya mbabaza, nakubwira byinshi byagiye baho, ukuntu Dawidi yakoze icyaha cy'ubusambanyi nawe akamusambanyiriza umugore, umuhungu we agasambanya umukobwa we muri rukaka muri bo, byose biraza. Haraho bigera ukamenya ko nk'ibintu bikomeye mu buzima. Urimo urankurikira, umuntu akumva ni ibisanzwe mu buzima, tienda rakara mvuga nabi iwacu nibyo, byo ugasanga n'ubuzima umuntu yamaze kwakira ko bisobanuraga, umuntu akabimenyera nk'ubuzima, ariko wareba ugasanga uwo muntu araboshywe ndetse aracyanaboshywe, nta nahantu aranagera. Nubwo aririmba araboshywe, nubwo abyina araboshye, nubwo asenga araboshye, ibyo byose bikaza. Ikindi mujya muri Isirayeli yagiye igira ibibazo cyane, basekuruza mu butayu banze kujya mu gihugu barayivumbura, bituma kigiye nta marumba kugira ngo igihe cyose rero nibye nahahise hawe ahatambutse utazi, kuko ahatambutse hawe niho habihangamira uyu munsi n'ahazaza. Rero hagiye n'abarokore bakubwira bakibeshya ngo yangura abana ngo gende muri Kristo Yesu ndi cyare mu gishya. I know uri cyare mu gishya mu buryo bw'umwuka, ariko mu buryo bw'ubuzima ntabwo uri cyare mu gishya. Impamvu mbisobanura niki? Hariho indwara zino za sinozite, hari n'indwara zino zandura ngo bitangwa ni hereditaire zikomoka mu muryango. Niba wemera ko ukijijwe kandi ukaba urwaye diabetes, so yarwanye kwanyu yarwaye, ubwo ntago mva ko uyirwaye kandi uri muri korali kandi utera chorus. Abantu bagombye kumva icyo kintu. Ikindi cyangwa kumenya neza yuko burya ijambo ry'Imana rikunda ngo Imana ibwira Mose ngo fata abantu barimo Robeni, barimo n'abandi bose b'abanyamuvumo, bajye ku musozi witwa Ebali bavuga amagambo y'umuvumo. Unahafate ufate ba Yosefu, ushyireho Yuda, ubujyane ku musozi witwa Gerizimu bavuga amagambo y'umugisha, kuko nta munyamugisha uvuga iby'umuvumo, nta n'umunyamuvumo ugira umugisha muri we. Ibyo rero ni uruhererekane rushingiye ku ijambo ry'Imana. Abantu usanga kenshi ngo yanga ibyo bintu ngo ni inzaduka. Ntabwo ari inzaduka pe, ntabwo ari inzaduka rwose, ahubwo abantu bagombye gusobanukirwa. None se niba banyu barwara diabete nawe ukaba uyirwara, imwe muri za kategori, sinuzite ikaba uruhererekane, kubyara abana batateganijwe ikaba uruhererekane, kutiga bikaba uruhererekane, ukaba warangije kaminuza ntugira akazi, ukabyara abana bakayiga muri ntagira akazi, mugasanga muri aho mwese mwasoma ariko nta kazi. Icyo ugasanga noneho icyo bavugaga cyagihe abantu kubera kunanirwa kwibohora bakumva n'ubuzima, bakumva barabimenya tumenyere ko ari ibyo, ubwo nta iwacu ntidushingira n'ibyo nyine, abasore basazira mu rugo n'ibyo, na se yarongoye bagombye gukubita ibitovu kumva
barabibyinirira ariko rimwe na rimwe iyo winjiye mu mwuka ukabona n'iza mbaraga mbi zirwanya umuntu uzihishe. Ubwo nashaka ngo samarizinga impamvu kuri TUT hajejwe ngo amavuta akandagira iki amateka. Niba iwanyu nta wize ugombe wige, niba iwanyu nta utera imbere cyo utaguhindura. Rero hari igihe rukora byihorera ngo ndi muri Kristo cyari mu gishya, nukuri uzakubwira ko nta wagukiza ibyaho keretse Yesu Kristo wenyine, ariko karande n'umuvumo n'imico niwe wa mbere ugomba kubanza kubimenya, hasigaye ugasaba amavuta y'Imana akakuza. Nk'uko Maria Magdalena yageze imbere ya Yesu akamusuka amavuta yarindaya agahabwa umugisha. Ibyo rero niho nashaka kuvuga, warambajije ngo noneho nagira ngo se nongere nibutsa abantu nababwira twajya muri biri igihe cyose nkabasobanurira abenshi twabona mu mirongo, ariko noneho icyo dukwiye kumenya rero buriya njya nkunda umudamu witwa Rusi banamwitira igitabo ari umunyamahanga. Igitabo ntabwo bakitiriye nawo, bakitiriye Rusi w'umwakazi w'umunyamahanga, ngo amaze gushaka mu Bisiraheli umugabo arapfa ndetse sebukwe arapfa, asigarana na nyirabukwe nta n'akana bafite Nawomi. Basigaye na Nawomi ngo ko agaruka i Betelehemu kwa Bowazi. Narahageze hafi y'aho baratuye no bita kuri Betsawo, ni agasozi kari hino gutya iburengerazuba bwa Betelehemu. Noneho ahagere ariko witwa Orupa we ngo arasezera asubira mu bwoko bwe. Orupa arasezera asubira mu bwoko bwe. Bari abapfakazi ngo babiri kandi bose bamabaka batire bana banjye niyo nabyara ntabwo nabonera abana ngo bakuru bagira abagabo. Umuntu wese nasubire mu mana ye, nasubire mu muryango we, bajye kumushakira. Baranga bararira, ariko arabinginga ngo witwa Orupa aramusoma arigendera, ngo ariko Rusi aramubwira ati oya. Amubwira ati oya, impamvu jewe sindi bugende. Akora ikintu ngiye kubwira, aramubwira ngo aho uzagwa niho nzagwa, Imana yawe niza Imana yanjye, n'ubwoko bwawe buzaba ubwoko bwawe. Urumva deja yikuyeho kuba Mowabu, yikuye kwita umuwabukazi, ahubwo bati umva ningusiga Imana izaba impora, aho uzagwa niho nzagwa, ubwoko bwawe ubwoko bwanjye n'Imana yawe Imana yanjye. Automatically yihambuye ku Bedomu, yihambuye ku Bamowabukazi, yihambuye ku banyamahanga, yihambuye ku byirwamana, ahubwo we yinjijwe mu isezerano nuko yikuyeho ya karande. Ariyo mpamvu yaje kwande kwa Bowazi, yamara kuba kwa Bowazi akabyara umuhungu akitwa Obedi, Obedi akabyara Yesaya, Yesaya akabyara Dawidi, igishyitsi cya Dawidi twakomotsemo Kristo Yesu. Ni naho uzanasanga indaya imwe yitwaga Rahabu w'umunyamahangakazi, kubera kwihuza n'abantu b'amavuta, kubera kwihuza n'abatasi b'Abisiraheli, kubera kwihuza n'Imana yabo, byatumye arokoka batarebye abo yanduje, batarebye abo yahemukiye, ahubwo ko guhisha abantu b'Imana no kwiyegereza amavuta y'abantu b'Imana, byatumye agira ahantu agera, bityo arokokana n'abantu biwe. Burya nawe ari mu gisekuru cya Yesu. Ni abanyamahangakazi babiri binjiye mu gisekuru cya Yesu kuko bihuje n'Imana y'Abisiraheli. Sinzi kubyumva noneho. Ndabona wafashijwe cyane uri kumva amateka. Abadukurikiye kuri TUT mu kubirana amateka, bihuje Lakia, ndagira ngo tuhumve cyane. Mbere y'uko ubwira ibimenyetso baranga simbitindaho, ndashaka kubanza kumva icyo bakoze abo bose. Ari Rusi yihuje. Burya hariho n'abantuza nabo mu Egiputa bakurikiye Abisiraheli, barajyana nabo, bihuje. Ari Rusi aravuga ati oya, mabukwe singusiga, tuzagenda, aho uzagwa niho nzawe. Icyo nacyo cyari kivuze, ahubwo ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko. Kera yikuye mu Bamowabukazi, ahubwo yiyinjize mu muryango wo kwa Yuda, yiyinjije i Betelehemu. Kabiri avuga ikintu gikomeye ngo Imana yawe niyo izaba Imana yanjye.
ubwo yiyambuye ibigirwamana yihuje n'amavuta y'umukecuru kabone n'ubwo umukecuru nta mwana yari afite. Uko niko byagendekeye umuntu wari maraya, niko Bibiliya ivuga ngo yari maraya Rahabu, ngo ariko abonye abatasara bahisha, ngo arangije kubahisha ababwira uko bagenda, arababwira ati nimugaruka tuzi Imana yakoze ibikomeye ntimuzatwibagirwe. Urumva ko yahishe yihuje n'amavuta, yihuje n'Imana ya Isiraheli, byamuhesheje kurokora umuryango we, nawe yinjira mu gisekuru cya Yesu, kuko niwe winjiyemo mbere Rahabu burya. So nababwira ngo uwo muntu ubundi kugira ngo ukire nuko witandukanye n'ibyo wari urimo, ukihuza n'abasizwe, ukihuza n'amavuta y'Imana, ukihuza n'abanyamugisha, ugasohoka muri ibyo bintu. Rero wari bambwiye ngo ni iki kigaragaza, sinzi bariho kisoje gusubiza buriya soza. Yego, ikibazo cyari niki kiranga umuntu ufite karande, iki kiranga umuntu uboshywe na Satani ariko ntabimenye. Ubundi urakoze kukivuga. Ubundi umuntu wese uboshywe ko Satani nta kubohesha imigozi, nta nubwo kubohesha ibindi bintu, ahubwo akuboha mu bitekerezo, akakuboha mu myumvire no mu buzima. Rero si benshi bapfa kubimenya. Iyo umuntu yabimenye burya already yamaze no gukira. Umuntu abashije kubimenya aba yamaze no gukira. Uwitwa Yabesi yaravuze ngo mu bami nuko mwami nungira ziyago ntiyimbabaze nzagushima. Ikindi ugomba kumenya n'abantu benshi bagiye bihuza birakunda. Rero umuntu ufite ibi bintu ko aboshye ntajya bimenya. Ikimenyetso cya mbere kiranga ko uwo muntu aboshye nubwo batabizi, ahora yishyiramo ko bamwanga. Nge baranyanga, iyo mvuze ntibanyumva, sinzi icyo nakoze, maraso yanjye arabanukira, aho ngiye ntibanyumva neza, aho mpagaze bandeba nabi. Mbega buri gihe ahora yiyakiza, yishyiramo ko nta muntu umukunda neza. Uwo muntu uhita umureba, n'umukunda ntabyemera. Nge ntabwo mbizi, sindwa, ni ikimenyetso kiranga. Icya kabiri, abantu bose bamugira inama inyuranye n'ibyo ashaka ntayumve. Ntabwo ashoboye inama agirwa na benshi aho kuzumva, ahubwo avuga yuko baba bamushakisha. Nubango uramuguta ariko mwana w'umukobwa waretse kugendana nijoro n'abasore, murambonye mwe murashaje murakuze nagabizi cyane. Mwana wa mama se waretse kujya kugura inkweto zihenze z'ibihumbi 40, wagiye ukagura caguwa nk'inkweto nk'eshatu ugahindura imyenda ukambara. Ndeka ntibikureba, nzi yampamagaye gimenye ibyawe bitakureba, reba hirya. Mbega no gushitinga abantu ukaba yumva yifitemo bya bimenyetso. Ikindi uzamwumvaho kumva ko ibyiza atari ibye, akiyumvamo ko ibyiza atari ibye. Naragerageje, nacuruje ibintu byankundiye, nta mpamvu ngiye kuberekana iryamire. Umuntu ugasanga ntumubwire ejo ngo ibyejo barabejo, ntabwo ashobora kubwira planification y'umwaka wa 2022, ntabwo bishobora kubera ko ntibikunda. Ikindi abo yita inshuti ze nabashyigikira ibyo akora n'ibyo avuga. Urumva bamugira inama bose arabakwepa, bamubwira ati ariko mukobwa washakishije wabuze n'umuhungu numwe wakunda, ngo mbona abahungu ntabanga abahungu ba kino gihe nta kigenda, ngo ndetse ngo n'ingo zirasenyuka. Akunda kumbi ntazi kari karande yo kudashaka. Akabenga kanaka, akabenga runaka, akabenga runaka, nanze kuvuga amazina yabo, akabenga bisusa, akabenga rudomoro, akabenga se kajerikana, akabenga se masekuru, akabenga se ibigori na se mashaza. Kibaza muri abo bose koko habuzemwe umuhungu. Ikindi kintu kiranga bene bano bantu baboshye, bagira umwuka wo kwiyemera. Nta muntu bemera mu buzima, niyo wigishije ntiyemera kuzi kwigisha. Nukuri Rodri, unzi ko amashusho ufata kuri kamera ndayemera, ariko umuntu uboshywe ntiyemera ko wayikoze neza, kuko araboshywe muri we, kandi yarangiza ntanakwereke ikimenyetso cyerekana ko bidakoze neza. Ntabwo ushobora kukibona
kuko araboshye mu mutima yumva ari we mwigisha, yumva ari we kamara, atigishije abandi ntibakwigisha, ntiyagiye kwigisha akanga abantu, ubundi ukabona aravuga abantu yaba maze mu bitekerezo, mbega ukabona ko buri gihe yumva ko ari we wenyine uri ku isi. Pasi ntabwo umuntu ari ku isi wenyine, abantu barakorana. Ikindi arangwa no kuba wenyine muri mayindi ye no mu bikorwa byiwe. Ikindi ntajya yemera ko yatsinzwe. Buri gihe no gutsindwa kwe abishyiramo abandi. Bura ngo ni mwarimu wansindishije, ngo ngiye kubyikorera. Usanga buri gihe ntajya yemera defete mu buzima bwe. Kandi umukristo muzima cyangwa umuntu wabohotse agira ikintu kimwe cyo kwemera ko hari ibyo adashoboye, ko gutsindwa bibaho no gutsinda bibaho. Arangwa n'ishyari ryo kutanyurwa n'ibyo abandi bageze. Runaka ndamuzi yambara inkweto, ndamuzi arwaye imbaragasa, ndamuzi aragira ihene, ndamuzi acuruza ibi n'ibi. Mbega wamubona ari mu buzima bwahindutse, aho kumurebera mu isura irimo ukamwanduza ku isura ya kera. Kuko buri gihe barebera umuntu ahahise kutamureba ahazaza. Ntabwo ndi bitindeho cyane ibimenyetso bimuranga. Ikindi kimuranga ni uguhimana. Muri wo agahimana tu, kandi agahimana acecetse. Ashobora kuryama ku manywa, nijoro akarara akanuye. Kandi tuzi ko baryama ibihe byarabicurika. Iyo abandi bagiye kuryama baba babyutse. Niyo agiye ku meza agenda wenyine, kandi mu muryango bahari ngo mubiri ndanje. Usanga buri gihe Satani yaramuteye guhimana hamwe no kurya atajoining abandi ku meza. Se babimbajije se uwo yumva ngo ntago nkunda stress. Ako ni akantu gakomeye hamwe we ashobora gukora nta kazi iriyo, akaba yaryama ku manywa, bajya kuryama bakabyuka, bava ku meza akabona kurya. Ntashobora gukorera mu ikipe, akora wenyine. Waraboshye akwiriye kwihuza n'ababohotse. Ikindi navuze ngo nukutegera abandi, cyane cyane iyo harimo abanga ibyo akora bakanabimubwira. Sinzi uko kumva ukana. Guhunga abandi cyane cyane iyo harimo abatakunda ibyo akora banabimubwira karakara. Uzasanga batemera ababyeyi babo, batemera abapapa wabo, batemera abakuru babo. Wavuga ngo ceceka dore ko wigize akantu gakuru kandi urakana, nyamara nubwo uri muto ariko uri kubona amafuti ya mukuru wawe, wamuhugura akakubitisha ubukuru. Uzasanga ari mama wawe. Turaza abana benshi bababaye abasore, ariko Rodri ibaze nko kubona umusore mama wakubyaye awe ntibyakubaho, ari macyura abagabo mu nzu, wavuga iki? Ni ikibazo. Numubwira ngo ceceka bakanawe ngo naso ntiyangenzuraga. So kuba umuntu ari muto ntibikuroka afite ubwenge Imana amaye no kureba, kuko uboshywe ntajya kura buri gihe. Ibaze kubona mushiki wataha ninjoro maza ngo hari kuvuye ngo uranshinzwe ngo uriribu. Urumva rero ibyo ni ibimenyetso by'abantu bamaze kugotwa n'imbaraga mbi. Ariko Satani ntiyatuma bava mu rusengero, baguma mu rusengero, baguma mu makorari, baguma mu ariko kera baraboshywe. Ikindi abo bantu bakunda noneho ikindi kibaranga, bagira amajwi abaganiriza, bagira amajwi bumva ari bonyine. Ubundi icya mbere barakwanga bose, barakubeshyera buri gihe, nta nshuti ugira, iyahure, saba gatanya, fata ivarisi ugenda aho ushaka uzaba ugaruka. Barakurwanya, barakuzira. Nyine utwo amajwi akumva ntibakumva niyo uvuze. Inama zawe barazijugunya, nawe bahimuceceke. Ngutwo utumenyetso twerekana umuntu uboshye nubwo ari twinshi. Abo bantu bagira imyanzuro itatu mibi. Agahinda yari umunywi w'inzoga agatura akabari. Iyo ari umusore mu biyobyabwenge agatura ibiyobyabwenge. Ibyo byose yatabinywa
ajya mu buriri akaryama akarusha ishuka kutabyuka, kwibaza azarya gute, azambara gute. Ibyo byose bagashakira ubwo buzima aho ngaho. Niyo agiye gusenga ntasenga ashima Imana, Mana umuhora iki, Mana warandetse, ukibaza ngo hari kontara basinyanye. Ngo ibyimenyetso bimwe muri bike biranga umuntu uboshye ariko atabizi. Ikindi gisoza, ntashobora kumenya ukora imirimo yo mu rusengero neza, ayikora yinuba afite umujinya, ukagira ngo akorera pasiteri cyangwa revera. Ikindi kiba kibabayeho bene uwo muntu ntagira ubuzima butanga. We yumva bamuha gusa from Monday to Friday, bamuha muri we nta buzima afite bwo kurekura. Ko burya gutanga ni ikimenyetso cy'ubuzima, ni ikimenyetso cy'ubuzima gutanga. Rero umuntu akwiye kwicaramo agasobanukirwa. Rodrigue Nyarutse, tuzakomeza ubutaha ngo bimwe mu bimenyetso biranga umuntu uboshye. Nk'uko Yesu yinjiye mu rusengero, bigaragara mu Yesu Kristo mu bwanditswe na Yohani na Luka na Matayo na Mariko, ngo yinjiye mu rusengero abona umuntu ufite dayimoni. Ari mu rusengero afite dayimoni. So ni byiza. Yinjiyemo bwa kabiri ngasanga umugore wahitamye umugongo ko afite dayimoni itera uburwayi. Iyo umaze kubimenya, wihuza n'abasizwe bakugira inama ugatera imbere uko bimeze. Ariko ubona abantu badeprima, abantu bakagira depression, abantu ugasanga birabagoye, akabura amahoro hose, nta kindi nuko yaboshywe ariko ntiyabimenya. Ko Satani nta kubohesha imigozi, akubohesha ibitekerezo n'amagambo. Rimwe na rimwe n'ababyeyi bakuvuga nabi, bakakwihorera, bagaterera iyo. Urakoze cyane. Murakoze cyane mushumba. Wenda ntabicaye ku ruhande, ngiye personally ndakwemera pe. Murakoze cyane, ndagushimiye. Wenda yemera hari ibintu byinshi nagiye nkurikirana ibiganiro byawe kugira ngo hashize imyaka nk'ibiri, ariko byagiye bihindura ubuzima. Amen. Murakoze cyane rero kutubwira ibimenyetso biranga umuntu ufite karande. Kandi koko iyo urebye abantu benshi, wenda navuga nk'inshuti zanjye, ibyo tuntu tuba duhari, ugasanga umuntu nyine afite utumenyetso no gushayisha utuntu, ugasanga utuntu twe turahisha ukuntu ariko tubitse utundi tuntu. Undi ugasanga arirwanirira, ugasanga mbese ukabona nyine harimo utuntu. Ariko ubwo nyine ni ukuza kuri TUT cyangwa se ukihuza n'abanyamavuta. Yego yego, tukaraka amateka yakandagirwa. Murakoze cyane rero, twavuze ibintu byinshi cyane. Wenda tugana ku musozo, twagira ngo wenda mu munota umwe cyangwa ibiri ugire icyo uvuga, noneho udusengere tugane ku musozo. Hanyuma tubwira n'abantu, kuko ubu ngubu ushobora kutwandikira ukatubwira ikibazo cyawe, noneho tukakivugaho, tugafata umunsi tukakivugaho. Ushobora gukoresha WhatsApp 0788 55 40 28. Ushobora kutwandikira kuri WhatsApp ukatubaza, hanyuma nawe tukagusubiza. Mu munota umwe rero cyangwa ibiri mushumba, twemeye mu gihe kintu murenzaho gitoya, hanyuma mu dusengere dusoze. Urakoze cyane. Ibyo byose bishoborwa n'umwuka wera. Twavuze ngo uwo mwuka naza azemeza ab'isi kandi tubohoke. Nibwira ko ufite gushidikanya yahamagara uko waha iyo nimero. Abatuye bari mu Rwanda ho dukorera mu Kiyovu bahadusanga tukabafasha, kandi no kuri niteguye gufasha abantu mu buryo bwose bushoboka, tuganira. Buriya ikintu nashize kubwira, buriya ingeso umva ngo abantu barikinisha, umva ngo abantu b'abagore cyangwa abagabo n'abasore, umva ngo banyoye ibiyobyabwenge batangira ku nzoga, akenshi bikomoka kuri iki kintu cyo kuba mu bwihebe n'ubwigunge. Ko Yesu yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe musange ndabaruhura. So rero ibyo nabajya bimenya buriya, kuko uba wenyine ukumva uri wenyine, ukumva uzapfa uri na wenyine. Nabagira inama ngo Kristo araruhura, mwihuze n'abanyamavuta. Na Rahabu ntabwo bamubajije ngo wasambanye na bangahe, yahise ajya mu gisekuru cya Yesu. Ntabwo Rusi amaje ngo umunyamahanga, ndetse n'igisambo ku musaraba. Yesu yarakibwiye ngo iri joro ndabana nawe, kandi inkoko yibye, abo yambuye,
abo yahemukiye, abo yabwiye nabi, ntiyamanutse ngo abasabe imbabazi kuko yihuje na Kristo ku musaraba. So Imana ibampera umugisha, mwihuze n'ibicaniro bizima, mwihuze n'abahanuzi bazima, mwihuze n'abasizwe, hanyuma tubagira inama mwubake ingo zizira amakemwa. Burya nsozo uzi ko umuntu ufite ububoshye gutyo niyo umubwira cyane ayabona kumwanga. Ubutaha tuzabwira abantu ngo niba ubana n'umuntu umeze gutyo ni iki wakora. Murakoze. Mana Data wa twese uhora turagushimye, tugushimiye ikiganiro cyiza uduhaye kuvugira kuri tiyugisha abantu bose n'abaterankunga bacu bose. Yesu Kristo urakoze mwami wacu, amen. Murakoze cyane Imana ibahe umugisha. Twe turi TUT amavuta.